ngo mwongere munduke mwongere se mwongere mwari mwanyihaye ngo waratinze mwongere munduke se muri bande nuko dutanga igice cya 31 dutangira kuno Sky ari kureba bya bimenyetso byose nibyo twagiye tureba twabonye uyu nguyu wa muzamu ari kureba hakuniro mu mashusho biza kurangira umurambo gwa wa mwana runaguguye hasi byose twarabibonye uyu ari kuvuga ati baturaburije uyavuga ati muginga natuvine no mu kipe man ntago uzongera kuza muri bande yacu twabonye ari guhamagara mama we bamubwira ati uri umuhungu baga wifashe time byose yarabyumvaga nanone kandi twabonye Guferina yakumbwira tugomba kuba mu rugo rwanjye no kurikiza amabwiriza y'urugo rwanjye apana byende by'insoresero gutayira amasaha ushake ubwo ni mu buryo bwo kumwegereza ati cyo gihe tuzabana neza nzakwigisha ukuntu uzamugabo twabonye Madame Cruz cyangwa se uyu Tania Madame Tania Cruz nawe yaje gutanga ikirego we n'umugabo we nuko hakuno rero twabonye ari gusiba amafoto ninde turamuza ari gusiba video ni Obed yabonye mu mukuru wiwe uyu munsi tugiye kujya ku kirego cya nyamukuru yari kumbwira ati uraza kuvuga sara undi muntu mwari muri kumwe byarangire kwa ari undi mwari muri kumwe biradutangiye hakuno ubwo nibwo dutangiye kumugaragara guverineri dutangiye ari gutuka directrice amubwira ati umva nkubwire principal naguhaye iki kigo kugira ngo uzarebe ukuntu uzajya uragishira ku murongo turebe ukuntu ibyibuze twabyaza umusaruro aba bana natwe tukabumenye bukwiye nk'abana babakire ati ibyo ngibyo bisa nk'uwarengereye ikindi nshobora kuba nakubwira kari gasuba inyuma ariko nta kundi ikindi ngiye kuba nakubwira directrice ati ngiye kuba nakubwira ko ibi ngibi mbirambiwe uku nguku nukujenjeka i disque dire yavuze cyangwa se disque dire yababwiye ni memory card nyine iriho yari amashusho twabyita nka disque dire ariko abantu bazi byahiti bari kumva bo impamvu nyise memory card ugera avuga ati ariko turi kugerageza kuri yo bwabaga ibaze ko n'abasekirite twarebye ku mashusho yuko byagenze yari amashusho yarazira kamera zindi nshyashya ngo zirebe ko ari amashusho zafashe nta kintu twabonye ariko ndagusezeranya turaza gukora uko dushoboye turebe ko yari amashusho twabona aravuga ati uzikaba wanatangiye kujya mu byango kwera ko kuburangare bwagize directrice ibaze ko na board abatari kubyumva neza cyane ushobora gushinga ikigo ariko ugashaka abantu bakakongera amafaranga bakagushoramo amafaranga nyine kabwira ati ngiyewe mfite amafaranga yashinga ikigo mwe munyongera amafaranga kuba ndi guhemba barimo ubwo turasinya na wenda nk'imigabane ibyo bita shares abashareholder cyangwa se committee board nabo bari kumubwira ngo cyangwa babandi ashemo imigabane kubwira ati turaza gukuramo amafaranga yacu kuko turi kubona ko dushobora guhomba bite na kira kirego yaravuga ati gira uko bigenze kugira ngo badakura imigabane mu bancoyemo muri iki kigo nubwo ari cyanjye ari kimigabane yose nagari yanjye yaravuga ati wese wari ikintu waza gukora gira icyo ukora kandi uze kumereza igisubizo cyiza ibi mbigushize mu biganza byawe ubikurikirane wenyine abo bandi muri kubikurikirana bavaneho batwereke ko uruhande sasa bari kutubwira ngo uyu nguyu n'ubundi nkuko muzirore gukinamo uyu turamuzi ni Gino mbakomeza kwabwira ko ushobora kugura inkweto ya caguwa imyenda ya caguwa n'ibindi bitandukanye kuva ku myenda z'abana ubwo ntagira atangira filime ndi kwamamaza ku mpinje nyine ukazamuka dore twadukabutura ko gakunda y'amapano bakunda ama big down ama boyfriend ibiki byose turacyari kura kwa kwete senior zone riba amakanzu meza mba nabataye mariko hadura abasore mba nabatema hakuno dutangiranye sasa wa mugabo bita Soledad umva ijambo ari kuvugira imbere y'abantu aravuze ati ku bushakashatsi twakoze cyangwa se kwiperereza ryimbitse twaje kureba kuri iki kirego cya nyakwigendera runa tuza kuba twavuga ngo iki kirego nta gaciro gifite bitewe n'ibimenyetso bikurikira ngira ngo mwamaze kureba amashusho mwabonye yakwirakwiye umwana ahagaze muri ayo mashusho umwe mu barabanyeshuri bigana ku kigo kimwe ari we wari urugukekwa uyu munsi icyo kimenyetso cyateshejwe agaciro kuko ntabwo icyo kimenyetso gifatika ibyo bintu babyumva byandi babwiye karaga kobwa ati ibyo bintu birangaramo cyangwa se ngo ibimenyetso byandarike bishobora guteshwa agaciro none dore imbere y'itangazamakuru baravuze ngo kiriya kimenyetso nta gaciro gifite tuza rega nabaziye si nkuba shop gusa turi kumwe nayo mpita mbabwira turi kuri icano yacu filime mvugo uyakomeza kuvuga ati nyuma y'ibyo byose baje kuba bareba ati baza uyu munsi kwakira ikindi kimenyetso gishyashya cyaje ko cyagaragara undi mutangabuhamya ariko we ntago twari twamushira mu majwi kuko icyo kimenyetso yaje gutanga ntago cyari cyemezwa
nuko icyo kimenyetso ugifite ni Kenji wagitanze. Kenji twabonye ko yavuye ku ruhande, mbibutse Kenji niwe yagambaniye Timi, agambanira na Roxanne. Ubu niyo mpamvu ubona bari koze iriya modoka nyine, aho kuko Archie yabwiye ati muzanyogereza imodoka cyangwa njye kubarega ko mwamfumuriye amapine kugira ngo babirukane babahiramvaye. Rero yahisemo kuba yamwogereza imodoka. Yaravuga ati turi gukora iyo bwabaga kugira ture ko iki kirego cyasubira kuko cyafungwa kuko nundi nta bimenyetso bihari. Uriya mugore muri kureba wicaye w'umunyamakuru ahita avuga ati ibi ngibi ntabwo byumvikana. Ati none se uwo mwana wagaragaye mu mashusho ubwo abaye umwere? Uyu ahita yidefanda avuga ati uwo mwana ko yaragaragaye muri ayo mashusho, ati urebye neza ntabwo ayo mashusho yagaragaye. Ari hehe? Ari aho umubiri wa nyakwigendera wari uri cyangwa se umurambo. Ikindi kandi nyakwigendera aturutse kuri floor ya 10 cyangwa se kuri etage ya 10, mu gihe umwana yari kuri etage ya 2 akamanuka agahita ajya kuri etage yo hasi. Urumva ko uwo muvuduko ntago yahita ugira. Nawe yabonye biri kuba arigendera, aravuga ati ariko ari gutanga amakuru, ati nawe yari yahamutse. Ati rero turi kujya tubwire ko abo bana bose uko ari bane bari kuvugwa muri iki kirego, nubwo babiri muri bo biri kwenda gufata, ndavuga Pochi na Archie, naho Zina Gino bo ibyo bintu ntago birimo. Ahubwo turi kugira tubamenyeshe ko abo bana icyo kirego bagikuwemo, nta nundi mwana tuzongera gukoresha iperereza mwakira kigo, kuko aba bana ni inzira karengane. Abanyamakuru baravuga ati none Safande, abana ko bahinduye statement ibyo bari bavuze ko bivuguruje, ubwo ibyo byose nta kintu, ibyo byose wabindura avuga ati yego rwose ndabyumva. Aba bana nabo bwabo bari bahahamutse, ati nta kindi nshobora kwa navuga. Baravuga ati buretse hari ikindi kibazo kimwe dufite, none icyo kimenyetso kimwe cyabonetse ntago gishobora kuba ari intuza, ntago gishobora kuba ari ikizibita. Rero kuko icyo kimenyetso ni cyafanda avuga ati icyo kimenyetso rero ibikirimo nuko uwo byagaragaje ko Pochi ko yarwanye na nyakwigendera nako ko batonganye, ariko nta mu majwi nta majwi turukumva. Baravuga ati igihubwo sisi ikimenyetso simusiga ko Pochi wanere uri gukekwa muri aka kamwanya ko uwo mwana Pochi ko bishoboka ko ari we n'ubundi abigizemo uruhare. Ibyo bikaba byaramuteye depression, uriya mukobwa akajya kwiyahura. Yaravuga ati ibyo ntago twabyemeza, cyane ko n'ubundi nubwo barwanye ariko ntiyamufashe ngo amusunike hasi, batweretse bari gutongana gutyo gusa n'ugushwana biraho ngaho. Rero ntago twabyemeza ibyo ngibyo, abana barashwana cyane ko natwe turababyeyi turabizi ko abana bahura bashwana, bahura muri za rwaserera zidafite 12 cya Shinge na Rugera. Ibyo ntago twageraho tubihera turi kubaza aba bana, cyane ko aba bana nabo bisa nkaho turi kubabangamira, cyane ko twababangamiye cyangwa se tukabaza ibintu bikatera ubwoba bigatuma bivuguruza ibyo bagiye bavuga. Bivuga rero ko nta makuru ahari kuko baracyari abana. Aba bana bose nta urutse imyaka 18, nuko Afande yabimye amakuru atari ko tubwira aranga bima amakuru. Batwereka kuri no Tania bamuhamagara ambwira ati umva nkubwire navoka ajye umwavoka yitwara nayo ati nira nayo uhamagaye. Ati rero turi kugira tubwire ko ubushinjacyaha ko bwateshije agaciro ndetse n'ubugenzacyaha barebye amadokima ubugenza cyangwa se ribu yabahaye, baza kubona ko ibiri byo muri kurega nta kimenyetso gifatika kirimo, none ikirego cyanyu cyafunzwe cyatagaciro. Atiye cyatagaciro ubwo se urupfu rw'umwana wanjye ntago nzigira abona ubutabera. Baravuga ati reka ibyabaye byarabaye. Uyu barambwira ati umva ibintu rero byabaye bibi. Ati gute? Atira nayo yavuze ko nta kintu yadufasha, tubwiye ko avuze ko ngomba kujya gura nawe, ndetse avuze ko nta kimenyetso gifatika kirimo, ariko ndajya kuvugana nawe ndebe byari byo. Ariko amurebye abona umwana ameze nk'uwakomeretse ku munwa y'ahandi bamukubise, ntiyabitinda arigendera. Batwereka uyu ngo ari guhamagarana na Afande amubwira ati ese ibintu byose meze neza? Ati meze neza. Tania nta kintu azongera kubaza, ati mu bigaragara Tania yacitse urutege. Nuko uyu nguyu nanone ahita ahamagara uyu nguyu nanone amubwira ati umva hanyuma se, ati urabona ko ibi bintu byagenze neza? Ati byagenze neza nkuko twayipanze. Ati cyane rwose ndabyumva biragaragara. Ati rero niyo mpamvu ndi kugira ngo nkubwire ngo ugomba kuba guverineri yahise abwira ngo ati ugomba kuba ikintu cy'ibiyobyabwenge wagikurikirana mwakira kigo gishobora gutuma abana biyahura. Mbese muri make kubera ko bari kuvugira kuri telefone bashobora kubakura bakavuga ati mwavuganye bimwemeye icyaka abana banyu bakoze ibyaha. Niyo mpamvu bari kunyuza mu marenga ati ugomba kubuza ibiyobyabwenge cyangwa se abana ibiyobyabwenge ukabikura mwakira kigo kugira ngo batazatuma abandi biyahura. Ni nko ati aci wawe ntashobora kuba ari we wamusunitse, nubwo ikirego yamaze kuba nakigambanira. Abagambana ikirego ni abangaba guverineri nyine, uko ati ikirego nagikemuye, ariko aci ashobora kuba yarabigizemo uruhare. Uyu yaravuga ati kibyuruko ntago mbizi. Ariko nanone abahanzi cyane cyane buriya ukuntu biyongoza iyo inspiration nyine, nawe ariko amucyurira ko Gino w'umuhanzi ko nawe ibyo ngibyo yabikora.
nuko aravuga ati katwemere ko abana bacu ko umwana wanjye kari inzira karengane umva ngo gikore kishyira ngo umwana wanjye Gino ni inzira karengane ntago yaririmba ku buryo abana bakwiyahura ngo hinga abakobwa bibaho ko biyahura kubera ukumva umuziki w'abahungu batabakunda bikagenda gutyo wumva ukuntu ari gukirana buri wese yaravuga ati okay ndakumva basi ibyo urukuvuga ati ibindi komeza bikurikirane turavugana yaramwumva ramwe batwerekana none Poch yaratashye kuko bamuhaye icyumba kuri no uyarazagana n'uyatumeze utatimeze neza ati kuri ribo akwajikira bati nta big bya danje ati babambaje ati nawundi muntu nabonye mvuga ko ariwo nabonye aravuga ati wakigurye man ibyo ngibyo ntago ari byiza man ushobora gutuma binjira mu kirego cyane uyu aravuga ati gute si aravuga ati mari nta muntu nigeze mvuga ntago nigeze mvuga kuko twese twari duhari umva ikirego umvuye umusore binavuze ati ntago nigeze mvuga ko ari umuntu ko nyine yavuze ko ari umuntu yundi yabonye kandi twabibonye mu gace kabanjirije akangaka atari ko ntago navuze ko umuntu ntamuzi kuko nanze kwirinda kuba ko twese twari duhari bivuga kuko aba bana bari guhisha amakuru ari cyo bose bazi nuko yarakomeza aravuga ati rero niyo mpamvu ndi kugira ngo mbwire ngo ibi ngibi nyine nago nanjye biba binyoroheye ati nyine aravuga ati man ibi ngibi nago ari byo wana ushobora gutuma ribu icukumbura ikamenya imva n'imvano bakamenya ibyo turimo nibiki aravuga ati ubyurukuba nago ntago bifite aho bihuriye ati Poch ukumva koko nta hantu bihuriye aravuga ati birahuriye ati man urabizi ati tugomba kwigengesera ubu ngubu tugiye kugenda ku nama za mama wanjye kuko bidatinze dushobora kwisanga turahabi ati uranyumva Poch ati yego rwose ndakumva rero gahunda ni yayindi ejo nta muntu wemere kuvugisha batwereka Tania aje hakuno ku Rwanda ariko ati ibingi ntago bisobanutse aravuga ati birasobanutse kubera ko uramwana ari mineri ni abantu batuje imyaka ubukure mbega n'abantu batuje imyaka 18 ati uramwana uburyo ari kuvuga biragaragaza ko wenda icyo kirego cy'umwana biganaga ashobora kuba nyine yarapfuye bikamukora ku mutima agahamuka kariyo mpamvu ari kuvuga yivuguruza nk'uko mwitangaza amakuru ayitangaje ati ikirego cyanyu rero cyateshegwa agaciro ariko muri video uyu Tania ahita avuga ati none se ko muri video kura mwana yagaragayemo kandi nanone bakaba barashwanye video yari cyo kimenyetso naguhaye aravuga ati none se reka nkubaza utekereza ko kuba barashwanye cyangwa se ko yaragaragaye muri video bivuga ko yamusunitse aravuga ati none se kire kimenyetso naguhaye aravuga ati kira kimenyetso ni kigaragaza ko batonganye ariko ntago ari kigaragaza ko amusunitse ati icyo kimenyetso ntabwo nakijyana mu rukiko nk'umwavoka nkanjye w'umunyamwuga bavuga ngo ndi kuburana amahugu ugasanga ndi kubura n'ibiraka by'abandi bantu aravuga ati ariko byizere barabana hari icyo bari guhisha kuko bavuguruje statement aravuga ati ariko se wa mugore we utekereza ko abana bawe kari inzira karengane koko urabona barabana utekereza ko barabana katari inzira karengane koko ko ibyo bintu bashobora kubijyamo bakica undi mwana barabana twe twumvishe bari kwigamba ariko uyu mugore impamvu muri kumwumva gutya uyu mugore mbibutse ko papa wa Roxy cyangwa papa wa H na Z yigeze guhamagara Solidarity aravuga ngo nshakira nimero zo mwavuka nge na guverineri tumuvugishe ubwo baramuvugishe no mpamvu uri kubona ko iki kirego urabona uyu no mwavuka ahubwo ari gusa nk'ari kumuburanya mbega nta cyatari kumwereka ko yari yeruswa z'abandi bantu iki kirego cyabo katarakiburana urajya undebera gusanga urega ari buregera uyiravuga atari ko amahirwe hatera amahirwe barabana bakomeza kwivuguruza bavuga ibintu bije bakabivuguruza ati umva ngubwire madamu Tania ati barabana bararengana na abamineri rwose ibintu byabo ntago twapfa kubigenda ati ahubwo ikintu nakubwira genda ujye gushaka ibimenyetso bifatika Tania hari kujya kuzana ibimenyetso bifatika yabizana uyu nguyu nabyo bakabyigaho uko bazabitesha agaciro cyangwa akaburana yitsindisha byose birashoboka nuko yakomeza kuvuga ati rero icyo nshobora kuba nakubwira uraza gukora igikwiye cyangwa se urakora igishoboka kuko ibi ngibi birakogoye birenze ubwenge bwacu yaravuga ati mana yanjye bwose nkora iki mwana wanjye nta butabera azabona batwereka uyu ngo yari kumbwira ati mana umva nkubwire ibi ngibi birakomeye cyane Poch ibi ngibi biraturenze niturangara gato baratuzaho natwe aravuga ati nta kintu kiraba atumva rero nkubwire ati tugiye gushira mu nyurabwenge kuko biturangaye gato bishobora kutugaruka aravuga ati ntago byatugaruka bino bintu mana ati ari ubundi nkeneye kuryama habwira ati ukeneye kuryama ndabyumva ariko Poch wigengesere reka tugende ku nama mama azajya duhereza na papa nibyo byiza aravuga ati mana ibindi mu mutwe ni byinshi ntago wakumva imitwaro nikore ndumva nanjye nenda kurimbuka numva ibyanjye birangiye ako kanya yaravuga ati nta kibazo ngo uruhuka basi turebye ari byo batwereka Poch agiye muri phone yagiye ku mbuga nkoranyambaga arebe kuri filime mvugo nimba nta gasobanuye twashizeho urabona ko Poch asiga barusha ubwenge nako nimwe mu bufite nuko ubwo ari njye utinda kushiraho ariko none murabona ko ndi kwihuta yaravuga ati mwana wanjye ibintu byaturaburanye ibaze ko ranayo atumaze kutubwira umwavuka wacu ko nta kintu twakora kintu byose byaraburije ati koko se ati yego rwose ibintu byose byanze ati ni muri urwo rwego rero
ndi kugira nkubwire ko ibimenyetso byateshejwe agaciro, ari kuvuga ngo biriya bimenyetso ngo ubutabera bwabitesheje agaciro, ngo nta n'ikintu twakora, maze ngo nta n'ikimenyetso gifatika dufite, ubwo twakora iki? Nuko Sky aramureba, areba mama we, aravuga ati mwana wanjye sinzi nimba ari ikindi kintu twakora. Sky aracyafite igikomere ku munwa, aravuga ati nagerageje kurwana. Ntukure ko twagerageje kurwana, hari icyo ntakoze se? Mbega nko kumbwira ati turekere aho, nanjye ntacyo ntakoze. Atari ko ndabizi ko biriya byana ari ikintu biri guhisha, hari ukuri biriya byana biri kugenda bihisha. Sinzi impamvu bitarishaka kugaragaza uko kuri. Bari abana babirimo kuko bura muginga hindi statement yarivuguruje, kwivuguruza urukumva rata Sky nta kintu kiri mu Sky yumva nyina aramwihorera, hakumwe nanjye yo mutaka subscribe mbareba nkabihorera. Sky mbonye bimaze kurambira, nabwo turabizi mama kambe ngiye kuryama. Sky atereka reka yigira kuryama, yumva biramucanze, atwereka kuri no uyu nguyu ahita abyere ku isaha, itabona amasaha yageze, ahita ajya kuri ka kazi kabo. Aka kazi mutari kwibuka ibyo uyu mugore akora. Uyu mugore yabonye akazi muri service center. Urumva service center nka kura nka MTN, kwa kundi tubahamagara ukabwira ngo hajya batubwira ngo iki, ngo kanda rimwe, ngo Kinyarwanda ngo kanda kabiri, ngo kubijyanye ngo nibi ngibi. Nawe rero uyabonye ako kazi nibyo ari kwitorezamo, kumbe turatuzi abandi badukorera iwabo. Uyu rero yaje kuri no atangira kwitoza, arashiramo code na password yagomba kwinjiraho. Bakamubwira ati umva, iyo mukire bwa mbere aje ugomba kumubwira akarimi keza gatuma akwiyumvamo kugira ngo abe open akubwira ikibazo afite, kuko iyo babukire bacu tubwiye ibibazo bafite, ati nkanjye umutoza wawe byende kukubwira ndabizi, bituma natwe tumenya muri system ibibazo dufite biki abo duhanganye muri mu makampani akora nk'ibyacu by'itumanaho, bituma nyine tubajya imbere kuko abakire batubwira ibibazo bafite, gucyo tukagenda tubikemura gake gake. Ati rero akarimi keza urahita ati murakoze kuduhamagara, mwihishije agaciro gakomeye kuba mudutekereje mukaduhamagara, none tubakire gute bakire beza? Uyu ati nawe subiramo, nawe agasubiramo. Mbavanye ko arabande katugaruke kuri Sky ryamyanze kurya ibitotsi byaranze, ajya ku mbuga nkoranyambaga, ajya bino biboro, ajya kugira ajya gucukumbura ibyo uyu nguyu mu Kinyarwanda bura babyita gute we, kwa kuri nyine umuntu ujya kumuza, agenda ajya kwande ajya bakita gute, poche, ajya kureba poche, aragenda aramureba byose, araba amadokima muri riba muvugaho uko ababyeyi be bahungiye muri Amerika, uko poche nawe yasigaye ari wenyine, poche double niko yitwa. Aragenda byose arabireba, uko se yari CEO w'uruganda, amafaranga y'abakiriya akayahungana, arabireba ahita abona ko ifamiye nta mwizerwa urimo uko ba poche. Ariko twabonye nanone umuginga bita Kenji wagambaniye Roxy, akagambana na Timi, yaje kuba inshuti nande kuba inshuti n'uyu nguyu. Ese biracuruye mugambi bavanye hirya iriya, reka mbagore ku ruhande. Nukuri none muze dutangirana ko tugiye kubazana ko bita ubundi ntago mwabyumva, harimo umuntu wakinye muri fake profile. Hakurino abana bari kubabwira ati mwitegure mu cyumweru gitaha muzakora quiz, ubwo iyi ni revision, muzakora examen, iyi ni revision cyangwa se mugiye mwisubiramo. Kandi ikindi akomeza arabwira ati ndetse reka mbabwire abanyeshuri bari hejuru bafite amanota hejuru, reka tubabwire Kari Roxani ndetse nande na Sky. Roxane na Sky, abo banyeshuri makomera amashyi nibo batsinze. Baratungurwa ati nibo batsinze. Abana baragati twebwe se koko kubakomera amashyi. Uyu nguyu yararakara ati bura bushinze se nabukomera amashyi gute? Sike aranga. Abandi bararakara bahita uyarakara umujinya, ubuzima batari mu myanya ya mbere nuko badakora baba bari mu biyobyabwenge. Noneho bahita twereka ku ruhande aba bari kuganira, aravuga ati man njye hari ikintu ko ndi gutekereza nkumva ntago biri guhura. Ubundi uramuginga Pochi kabashaka kwivuguruza, Pochi urabizi nagasigara mu ikipe yarabaginga. Ati rero Pochi biri kugaragaza ko ibintu nago meze neza. Ariko Sky wigeze umenya ko Pochi uramuginga rafite ideni nyakwigendera? Ati ideni? Ati yego rwose ramufite ideni. Ati ideni rijye? Ati yaramufite ideni ry'ibihumbi 5 cyangwa se 7 gucyata amakuru ndayazi. Ariko nako kanone nagatarutse na Pochi yarabibwiye nabwo ati ura mukobwa regane muri mideni ry'ibihumbi 5 cyangwa 7 ntago nibuka neza. Ahita ambwira ati ayo mafaranga se runa yakuye? Arabwo tura mukobwa ari mwiza mu kwizigamira amafaranga, yari nk'isi hambese n'uyu nibyo ari kukomeza kuvuga. Uyu urabumva ibyo bari kuvuga, arabwo ati ayo mafaranga rero
wabona ariyo poci bari kumwishyuza akarakara wenda akamusunika nawe abimenya. Aravuga ati none se ibyo ngibyo bihuriye? Aravuga ati umva kamubwira ati ariko na poci naje gukurikira amakuru yiwe mbona ko amakuru atari meza. Ati amakuru ye n'ubundi ntabwo ari meza. Poci sisi tuzi ko ababyeyi be bimukiye hanze barebye. Aravuga ati na poci abayeho nabi. Nigeze kumwumva ari kuri telefone ariyo mama ari nyina ari kumutererana namufata nk'ikijumba cyabo nk'ikirayi cyaboze. Mbega wumva ko adashaka kongera kumufasha ukundi. Mbega nyina amubwira ko nta mafaranga afite yo kumufasha, aramubwira ngo nabagiye yifashe. Kuko poci ubwo yarivuga ati mama nta kuntu nabaga ngo nifashe kuko nta kazi ngira ndacyari kwiga. Ubwo rero ni ibyo ngibi ari kubabwira. Ati poci muri aka kamwanya ni nyakamwe. Aravuga ati none se poci tumwigire inshuti turebe icyo byabyara. Aravuga ati nyamara poci tumwigize inshuti hari icyo bishobora kuba byabyara. Aravuga ati poci tumugire inshuti gute se? Poci kari muri genge yabara abaginga ni gute twamwigira inshuti akaba inshuti yacu? Nuko aravuga ati kandi ikindi ukwigira inshuti kwaba ari abantu urabizi ko ari risk. Niyo mpamvu na nyakwigendera yabigize inshuti bikaza kumurangira nabi. Ntuzi si ko runa yabigize inshuti bikaza kurangira bamwishe. Uyu nguyu yibuka kari kumwe n'umuvane mwe. Aravuga ati mwana we mbabarira. Ati nyine Sky mbabarira ku byo mvuze. Aravuga ati oya nta kibazo ariko ibyo uvuze ni byo ku ruhande rumwe. Dukeneye poci kugira ngo aze muri genge yacu cyangwa se poci tumwereke ko nta wundi muntu asigaranye kandi twebwe kugira ngo tumwegereza noneho twebwe tukamufasha mu gihe abandi bamuteye akato byibuze ibyo hari icyo biraza kuba bisobanuye. Uyu aravuga ati none se kongeye kumamagara kandi Soledad byagenze bite? Aravuga ati amaze gukontora neza sanze uriya mugore atazongera gutanga ikirego. Ati mvuganye n'umwavoka we wamwavoka naguhamagariye. Ati maze kuvugana nawe ambwiye ko uriya mugore yamaze gukura amaboko amaso mu kirere ari kubona ko nta handi hantu afite ubuhungiro. Ati urishyuwa se? Ati ndishyuwa ko nta handi hantu azongera gutanga ikirego. Aravuga ati none se ubwo biraza kugenda bite? Ati uyu muntu umbabare akantu nayo baramuze ati urishyuwa umbabare umva aka kantu. Aravuga ati okay nimba arishyuwa gutyo ubwo tugiye gushaka uriya muginga wagaragaye muri video. Uriya muginga uriya mwana poci yambwiye ko yabonye. Uyu aratungurwa ati poci hari umwana yakubwiye ko yabonye? Ati ninde yakubwiye ko yabonye? Nuko afande cyangwa se agore aravuga ati ati bigaragare ko babaginga baza gucuruza ibiyobyabwenge mu manayini cyangwa se mu bigo bya segonderi kari bo bashobora kuba baragiye hariya mwakira kigo cyangwa se kari we wagize uruhari poci akaba ari we yabonye. Ahubwo tugomba guhiga uwo muntu ucuruza ibiyobyabwenge mwakira kigo cy'amashuri ninde? Nge namwe turamuzi uwo muntu. Aravuga ati uwo muntu ati kandi uwo muntu aramutse abonetse nibwo twahita tumushyiraho icyaha. Uyu kumva umuntu ucuruza ibiyobyabwenge akorera uyu mupolisi Soledad kuko umunsi umwe yagize kubwira ati nyamara ikindi ereka ibigo byose ducuruza ibiyobyabwenge kino kigo tugitaruke. Uyu Soledad afanda ambwira ati iki kigo nge nzakomeza kuguhishira polisi nizagera gufunga nge nzagenda guhanaguraho ibyaha ujye hanze. Iki nicyo kigo kigaha abana bakiri muri aka karere kacu. Rero niho twakungukira tukagurisha urumogi cyangwa se amababa tukunguka amafaranga menshi cyane. Uyu mukuru wa Obedi yaraye kubimubwira ati reka tube muri iki kigo. Uyu mafanda arabyanga kandi mu mashusho uyu mwana yagaragayemo. None uyu mugabo atangiye kubyibuka ko yagaragayemo. Ibi byose kubyuka ni Soledad mukomeza kugura imyenda n'inkweto mwandika ijambo muri Google ijambo mvugoabello.com batwereka bidatinze uyaje ku ishuri mwabakobwa mwishaka amapantaro muri mu mandazi. Iyo nimero iri kuri WhatsApp ndaza kuyishyiraho. Uyu uko ari kuza mu kigo bose bari kumugati we cya kicaye dore nakenje ko ati mana we nanjye kitanyica kuko mana abandi bose bakamura ati nanjye atanyica kandebe hasi. Ageze kuraba ngaba ni abahetazi n'ubundi baramwanga. Uyu yitwa ubundi ndi mubanzi haba ari genge bagendana wapi turabona genge yamutaye nako genge iraje. Genge nayishe buri yose amunyura akamutera urutugu yaramureba ati mujinga nagira umuntu muvugana. Ako kanya kanuza karaza karamukurura karamujyana. Ndavuga kazi gahita kajyana Jino yaragiye kuvugana n'uriya baramujyana. Ugera bari bahita twereka bari muri examen cya cyumweru cyagize babanagiye muri examen. Hagati y'imwe mwese rero mbibutse ko muri gukora ku manota ijana abana barakora baramacunga. Kenji wamaze kwicuti na Sky aravuga ati Sky arasara komanga hano. Sky ntiyamwumva arasara komanga ntiyamwumva ariko agitagira gukira ati mani ngende umuhaka mugihe twe tuba twahakinze system y'ikigo ibisubizo byose nabibonye. Ati niki se kandi agize gukera byakunira ahita abona ibisubizo byinshi. Umwarimu ahita amuvumbura avuga ati Sky umva nimereza ko gapapuro. Sky agwa misikora avuga ati nyine aka gapapuro ategwaga ko ati ntago ari akanjye.
ati ndatekereza ko Kenji uri imbere yanjye ari ukanjugunya aka gapapuro ntago ari akanjye. Ati Kenji nuko akujugunyiye. Aba ngaba bahita barebana. Bakimara kuvuga ngo Kenji nuko amujugunye, aba bahise barebana ati muzite se mushuti wanjye. Abanzi ba Sky bahita barebana. Kandi Sky ko yarabaciyeho byarababaje cyane. Ugira ngo ati ako muretse gato. Ukuvuga ngo nagapapuro kameze ukuntu nka kimwe cya gatatu cya deplicata cyangwa cya A4. Aravuga ati yego rwose ni ati nimbara ko nakamubonanye hirya mu kibuga cya basket karari kugasomangira ni nka poems ari kwiga, kumbe ni inkota yari yacuze. Aravuga ati ye wakigurikina ngo maka gapapuro, ati oya wibeshya se. Ati ni gute nabeshya se, urabona nasuzugura ubuyobozi bw'ikigo, nkabeshya ubuyobozi bw'ikigo imbere y'abantu, urabona nabeshya. Sky twe tuzi katabeshya kandi icyo kikamujugunye mu kanya. Sky batangira kumugira umusazi, aravuga ati Kenshi ibi byose niwo bikoze. Aravuga ati kuki ukumva ko nabeshya? Ati wakwemera icyaha kuba ko bashobora kukugabanyiriza. Ndaje dukomeze n'ikindi gice, murabona ko turi kwihuta cyane. Bye.